Turabasuhuje inshuti bakunzi b'ikiganiro amateka ya Bibiliya. Kuri uyu munsi twabateguriye icyegeranyo kivuga ku ntambara za Roma n'iterambere rya Gatolika mu kinyejana cya 5. Uwo mwumva ni inkuru nziza bakate tubahaye ikaze. Mu mateka y'isi, ikinyejana cya 5 ni kimwe mu bihe byahinduye byinshi mu ishusho y'isi ya kera, cyane cyane ku ruhande rw'Uburayi, mu byo bitaga Empire Romaine. Icyo gihe ni igihe cyaranzwe n'ubusumbane bwa politike, ibitero by'amoko atandukanye n'ihindagurika ry'imyemerere, byose bigira uruhare mu guhindura amahame n'imiyoborere yari isanzwe. Impinduka muri Roma mu kinyejana cya 5 ntizishobora gutandukanywa n'intambara zayogoje iyo empire, zaba izaturukaga imbere mu gihugu, intambara z'abashaka ubutegetsi, cyangwa izaturukaga hanze nk'ibitero by'ababarubari. Ibi byabaye ibihe bikomeye, aho impamvu za gisirikari, ubukungu n'ubushobozi bubi byatumye Roma icika intege, ikaza no kugwa burundu mu mwaka 476 nyuma ya Yesu, by'umwihariko ku ruhande rw'iburengerazuba. Ariko mu gihe Roma yarimo igwa, hari ikindi kintu gikomeye cyari kirimo gukura: Kiliziya Gatolika. Uko intambara zarushagaho gushegesha empire, niko Kiliziya yagendaga ifata umwanya ukomeye mu buzima bwa buri munsi bw'abantu, haba mu myumvire, mu buyobozi no mu buzima bw'imibereho rusange. Mu gihe ubwami bwari burimo busenyuka, Kiliziya yabaye nk'inkingi isigaye ihagaze neza, itanga icyizere, ituze n'imyizerere ku bantu bari mu rujijo. Iki cyegeranyo kigamije gusesengura neza imiterere n'impamvu z'intambara za Roma mu kinyejana cya 5, ingorane n'ingaruka zatewe n'izo ntambara, uko Kiliziya Gatolika yitwaye muri ibyo bihe, nuko ibyo byose byagize uruhare mu mikurire n'imbaraga Gatolika yafashe nyuma y'isenyuka rya Roma. Dufatiye ku mateka, tuzagaragaza ko intambara n'ihinduka ry'imiyoborere byahaye Kiliziya umwanya udasanzwe no gukura no kuba umutima w'ubuzima bwa gisivile n'ubwa roho mu Burayi. Mu ntangiriro z'ikinyejana cya 5 yari imaze gucikamo kabiri: Roma y'Iburasirazuba ni Roma y'Iburengerazuba. Roma y'Iburasirazuba, izwi kandi nka Byzance, yarushagaho gukomera no kwigira ku buryo bw'ubukungu no kuba hafi y'ubucuruzi bwo mu burasirazuba bw'isi nk'Ubuhinde n'Ubushinwa. Naho Roma y'Iburengerazuba yari yugarijwe n'ibibazo byinshi: ibura ry'ingengo y'imari, kurwanira ubutegetsi, ruswa n'ibitero by'amoko atandukanye yarabakikije. Intambara zayogoje Roma mu kinyejana cya 5, intambara z'imbere mu gihugu, civil wars. Iyo empire yahuye n'ibibazo by'abategetsi bahinduranya kenshi, buri wese ashaka kuba umwami binyuze mu maboko y'ingabo. Ubuyobozi bwari bwaratakaje icyizere n'imbaraga. Ibitero by'amoko aturuka hanze, barbarian invasion, nk'abavisigo bayogoje Roma mu mwaka 410, ubwo bayinjiragamo bwa mbere bayisahura ku mugaragaro. Abavandare nabo baje kugera i Roma mu mwaka 455, bayisahura birenzeho. Abahuni bayobowe na Atila bateye inkunga ikomeye abari babanjirije, bituma amahanga yose yikanga. Nubwo baje kuneshwa, bagize uruhare mu guca intege Roma. Isenyuka ry'imipaka ya Roma, ingabo z'Uburayi zapfaga ku rugamba ntizisimburwe, imipaka igenda icika intege, Roma ntiyashoboraga kwirwanaho nka mbere. Gutakaza ingoma kwa Romulus Augustus mu mwaka 476, uyu niwo munsi wemewe nk'irangira rya Empire Romaine y'Iburengerazuba, ubwo Oduas, umuyobozi w'itsinde ry'abagermanike, yamukuragaho. Uko Kiliziya Gatolika yitwaye muri ibyo bihe, mu gihe empire yari irimo igenda isenyuka, Kiliziya Gatolika ntiyaguye, ahubwo yakomerejeho irakura. Abapapa nk'abayobozi ba roho n'abasivile, Papa Leo wa mbere mu mwaka 440 kugeza mu mwaka 461 yagize uruhare rukomeye mu guhagarika Atila w'Abahuni ngo atinjira i Roma. Kiliziya yafashe inshingano za leta, yahagarariye abaturage mu gukemura amakimbirane, gufasha abakene no gutanga ubutabera, gushyiraho umurongo umwe wo kwemera orthodox. Mu gihe amoko atandukanye yinjiraga i Buraya, Gatolika yifashishije inama nk'iya Chalcedon mu mwaka 451 mu gushimangira inyigisho za Gikristo zumvikanywemo na bose.
iterambere ry'imbaraga za Gatolika nyuma y'isenyuka rya Roma, kiliziya yabaye nk'isimbuye leta. Aho ubuyobozi bwari bwararangiriye, kiliziya yabaye nk'inzego za leta. Niyo yashizeho amategeko, yacaga imanza kandi igatanga ubufasha. Kubaka umuco n'ubumenyi. Abayobozi bayo bashinze amashuri, bandika amateka, barinda igitabo gitagatifu Bibiliya, ndetse bagira uruhare mu gukomeza umuco w'Uburayi. Mu gutegura igihe cy'Ubukristo bw'ubwami, ibi byabaye intangiriro y'ibisekuruza by'ubwami bizaba bishyigikiwe na kiliziya nka Menya mu kinyejana cya 8. Ikinyejana cya 5 cyari igihe cy'impinduka zikomeye mu mateka y'isi. Roma y'Iburengerazuba yararangiye, ariko muri iryo senyuka haturutse indi nkingi ikomeye, ariyo kiliziya Gatolika. Mu gihe ingabo, ubukungu n'inzego za leta zari zigiye mu mage, Gatolika yabaye umutima utera, ikajya ihumuriza abatagira kivurira, ikagira uruhare mu kurinda indangagaciro z'Uburayi. Ibi byose bituma mu kinyejana cya 5 kiba urufunguzo rwo kumva impamvu kiliziya yagize ijambo rikomeye mu mateka ya kera. Turabashimiye, aho turi bugaruke mu kandi gace ka 2 n'ubundi gakomerezaho iki kinyejana cya 5.